uzi icyaha M23 iri gukora kinakomeye gishobora no kuzayicisha umutwe byaba na ngombwa bakayimanika. Urakizi iki ngo haya mahirwe icyaha M23 iri gukora gikomeye urakizi. Icyaha cyambere ni ukugarura icyaha kabiri M23 iri gukora ikosa rikomeye itazanababarirwa. Iri kumvisha yuko abakongomani bagomba ngo M23 hari ibyaha yabirimo gukora biri gutuma UN ndetse na Loni bakamejeje bishobora gutuma rwose bayirwanya bakayirwanya umuhenerezo. Umva Kenesi uko ari kubivuga. Icyaha cyo gusenya inkambi abantu bagasubira mu itangazo ryasohowe n'umuryango w'abibumbye kuri iyo 21 Gashyantare 2025 rivuga ko umutwe wayo mu 23 ugomba guhagarika intambara ugasubiza uduce twose wafashe turimo Goma, Bukavu n'ahandi nta yandi mananiza abayeho. Mu mpaka nyinshi hagati ya Kenesi ndetse na Mutabaruka bo kuri Radio na TV1 baganiriye ku kuntu umutwe wa mu 23 uzava muri Kongo ugasubira mu ishyamba aho wahoze n'ikosa rikomeye uyu mutwe wakoze ryo gushaka guhagarika ibikorwa bya UN muri Kongo. Iri kosa ribangamiye benshi mu bikomerezwa kandi aba bakomeye biteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo ibikorwa byabo bidahagarara. Imwe mu nzira yo gukomeza ibikorwa byabo byaba bizwi n'ibitazwi ni ugutegeka M23 kuva muri Kongo. Gashyiremo mwiyumvira. Uzi icyaha M23 iri gukora kinakomeye gishobora no kuzayicisha umutwe byaba na ngombwa bakayimanika. Urakizi iki ngo haya mahirwe icyaha M23 iri gukora gikomeye urakizi. Icyaha cyambere ni ukugarura umutekano mu burasirazuba. Icyo ngicyo cyo kiricisha bashobora no kuyimanika bakayishyiramo n'indowane bakazamura imitwe bakayimanika muri rompo ya Goma. Kubera iki? Barimo barakora ikosa rikomeye cyane. Ikosa ryo kubuza MONUSCO gukora akazi no gukora ubusa no kugira ngo abantu bakomeze biyibire. MONUSCO watekereza ngo akazi ka MONUSCO nakahe? Nyine nkuko nabibabwiye ubundi umuyobozi wacu His Excellency Paul Kagame ndetse na James Kabarebe bavuze ko ubundi buriya Loni ari ikwiriye ibihano nubwo bafata ibihano Rwanda. Ndetse n'umutekano wahariya muri Burasirazuba bwa Kongo nibo bagiramo uruhare runini. Kuko nawe imari iri hariya muri Kongo umve ngo nta handi iri ku isi kandi Loni nicyo gisambo gikuru. Komeza wiyumvi cyakuza n'ibyo ushaka byose kuko ntabwo bayisaka. Ntabwo n'ubundi ndi bugakore M23 igende uretse ashaka ibyo none ruhande nama y'ubugende uretse se gato Mutabaruka mbabarira sengiriya nama nari nyine. Reka mbaza nkomeze please s'il vous plaît. Reka mbaza nkomeze mvuga ibyanjye nawe uzana ibyo byawe. Ariko ntabwo ari ibyanjye ndi kuzana iby'inama y'umuryango w'abibumbye. Wimvangira rero uzana ibyawe uzana iby'inama y'umuryango w'abibumbye kubisaba mu gihe cyabyo ubivuge. Reka mbaza nkora ibyanjye ibihe ibyo ndi mukuvuga nge ndimo nakubwira ibyaha M23 ugomba kuzira. Uwo muryango w'abibumbye rero wananiwe utanga ingengo y'imari ingana kuriya imyaka 30. Mutabaruka abana bavutse bazi MONUSCO hariya n'abayivutse ubu ngubu bagiye iwabo bakora MONUSCO. Abagore yateye inda muri kariya gace abana babo bashobora kuba barasanze base muri za Irigwe za Bangladesh barahara. Ariko ibyo birego se ntibabibonye ibyo tubyihorere. Ibirego byo ntawe batari. Reka dukomeze dukomeze please dukomeze. Icyo ngicyo rero icyaha cyo gusenya inkambi abantu bagasubira mu mirimo yabo bagahinga bakaba productive bakareka kurera amaboko. Ibyo uri kurema nibyo ariko ibyo byane biri gukrerwa. Oya ndabikubwira ko ibyo bintu izabizira. Ibyo kwibaza uburyo kugarura amafaranga y'icyaha. Icyo ni icyaha gikomeye kuzira. Amaye nkamwe abagabo kandi bari kwiriga guhungabanya umutekano. Uretse none se umwana w'umuryango w'ibyo baravuze ngo none se irahunga. Ubundi ukurikije analyse y'uyu mugabo Mutabaruka ndetse n'uyu mugabo Kensi ibyo bari kuvuga nibyo. Ntago ubundi Loni ntago ishaka umutekano hariya mu Burasirazuba bwa Kongo. Kuko umutekano ugarutse bakomeza cyangwa se kwiba ntago byaba bigishobotse. Kwiba buriya butunzi buhambaye. Ibaze ko amabuye ari hariya mu Burasirazuba bwa Kongo nta handi ari ku isi ari gukoreshwa mu ikoranabuhanga rihambaye noneho ry'ikinyejana tugezemo. Amabuye noneho ari kuvuga ko ashobora kuba yaba anafite n'agaciro kurusha na zahabu.
amabuye akoreshwa mu ikoranabuhanga za telefone za smartphone za kobakite ndetse ama iphone amakompiyuta imodoka zihambaye zisigaye zihenze ikoranabuhanga rikora mu ndege noneho ubwo yakamesheje muri se mwiyumvire reka nkubwire umutekano ihungabanya ni uko munisiko idashobora kugenda ngo ikomeze iteze akaduruvayo kugira ngo ijisitifiye impamvu iri hariya kuri bo ni umutekano muke kuri munisiko reka nakubwiye ko utazongera gusesengura igitekerezo cyanjye nawe ufite icyawe gusesengura iby'abandi ibyo mvuze ni ibyanjye reka nkubwire itonde uze kuzana ibyawe reka tugusesengure ndagusabye kandi ibyo ni ukuvangira umuntu reka mvuge igitekerezo cyanjye mvuge impamvu M23 iri mu gukora ishyano rizatuma bayimanika reka nkomeze mutega amatwi ibyanjye nimbisoza ubwo namwe murazana ibyawe ariko se urashaka iki wese uri umuvugizi wa Loni ariko igenzura ibyavugiye mu nama ibintu uri kuvuga ntaho byavuzwe ni ibintu bishyashya jewe ndi umuntu urebera mu bidarubindi binini bidarubindi benyara amafimito oya itonde kakubwira ibyo bireke icya kabiri M23 ibiri akora ikosa rikomeye itazanababarirwa iri kumvisha yuko abakongomani bagomba kwigira bakareka kwirirwa bateze amaboko iryo ni ikosa ikindi kiyongereyeho kuba idafungura ikibuga cya Goma kugira ngo abasahura basahure ubu ndakubwiza ukuri kw'inganda nyinshi ikibuga cya Goma gifungwa amezi 4 telefone ya iPhone izaba yikubye inshuro 3 sibyo n'ibindi byose kuko bazaba se barimo kwivugisha ngo mu Rwanda ngo twiba mu ya Kongo none bazafungire n'u Rwanda n'ahandi urebe ibigenda rero iriya kapitali bafashe niyo mpamvu nahoze nkubwira nti rero ndabonamo kwizaba intandaro ya pressure gusa ahubwo nibayihezemo hagati bararenga bavuga amagambo baragenda barayifata ubu rero ibyaha bakoze nuko bahasekirije ibyaha bakoze nuko turadukambi bari barakereye mu buryo bwa politike kugira ngo Bintuke itabona ibyo avugiraho abantu basubira mu mirima yabo ko hari umutekano nese bari bagiye mu nkambi ntacyo bahunga ariko ntabwo basabye kange gusubira iwabo bakabarasa bari babisabye bagerageje kange gusubira iwabo bigaragara bakabwira ati hatagira ujyayo bari barafashwe bugwate ariko ubu ngo bari mu rugo bagiye guhinga bagiye gutunganirwa ibyo rero ni icyaha ngaho komeza reka nkubwire narakubwiye twicaye n'igoma bazayifata uramaka giti si ngombwa navuze yuko atari ngombwa kubera impamvu na jisiti barayifata iyi ngiye kukubwira ibintu nabwo uri bubihakane ariko bitinde bitebuke bizaba M23 izava Bukavu n'igoma isubire mu ishyamba ngiye nkubwisha ukuri ibyo bintu niba koko umujyo bari mu kubihamo ari wowe uzaba ntabwo bizashoboka iragenda ijya hari kuba mu ishyamba urabona ko ziraniye ishyamba ntacyo ngo shobije nawe uri bivuge kuko byavugiye mu kanama k'umuryango w'abibumbye bose umva se nkubwira ako kanama k'umuryango w'abibumbye wemera ko gafite imbaraga niba hari ikintu kiri useless ntabwo ari useless ntabwo ari African Union it is useless iri useless mpamvu uvuga ko African Union ishobora kuba kuyifata nk'ari useless kubera iri manipulated by those imperialists bicara hariya muri UN so called UN abo rero imperialist abo ngabo umva rero nkubwire bazatanga itegeko please kuko bamaze kubyemeza mutabaruka kanyine tumutabaruke ntabwo ndi bujye muri argument ariko byavugiye mu ya please ibyo ngibyo byavugiye mu sakanabisinya reka twumvikane M23 bafite reka niba ari ikigenge bafite impamvu zabo z'uburenganzira bwabo badakesha Loni ko ntabwo yabahaye babatemaguye iyo security council kano y'amaso baragenda uretse se gatare ko itazahaba nanjye niko mbitekereza uretse se gato mutega amatwi mwumve mwabana ntabwo turabana turashaje ntabwo turabana nugambe nubisuburanira kuba umusaza nyakubahwa muzehe wowe urabihakana kandi ushaje kandi nzi neza ko ibi nawe uri kubibona ko ibyo urimo kuvuga no reka mbikubwiza ukuri wewe usihimba ibintu ngo bazayirega ibi umva igishoboka ni kimwe reka tugire constructive talk sibyo constructive reka ntabwo ari ukwemera ibyo uvuga reka turebe ibiri adopted
please ibyo ngibyo reka twumvikane nijya byanditse ndashaka kumbwira imyanzuro yabaye adopted in the same line ya UN yisomere iyi uraza no kurambirwa ntabwo ndambirwa n'imikeya icyo mubwira umeze nk'aho wowe utazi na UN by the way UN ndayizi tekereza ikiganiro bagize tukagikurikira amasaha ane turi maso tukireba kandi mu rukerera ibintu turi kodinga mu bwonko barangiza bakaba bati bibaye adopted kandi ari na nimite abarimo bose barabitoye hanyuma so what birebe urukurikizwe ndi hano kugira ngo birebe ikintu cya mbere none se by'umuryango w'abibumbye umuryango w'abibumbye iri mu byigomekeho niba bitadefininga ubuzima bwabo no kubaho kwabo na existence yabo bazabyigomekaho as simple as that erega kuba bariho ntabwo babike ntabwo umva utega amatwi kubaho kwa M23 ntabwo ibikesha Loni kuko byarayinaniye ibikesha bo ubwabo n'amaraso y'abana babo ntabwo umuntu azicara hariya kubera inyungu afite gusa akicara akavuga ati twebwe mutegetse iki M23 igihe hadefining ngibi ibyo bavuga hano baragira bati ibiri adopted strongly condemns so what bamaganye bivuye inyuma strongly condemns bashaka bimanike mu migozi the ongoing offensive and advances of the M23 in North Kivu and South Kivu with the support of Rwanda Defense Forces kuba batazi n'ibyo barimo they are just bagute batabizi kandi n'ubu uhagarara u Rwanda yaricayemo ibyo bavuga ngo support what decides that bemeje ko the M23 shall immediately iryo jambo isuru maze kumva immediately ni kangahe seize hostilities immediately maze kubyumva kangahe inshuro nyinshi millions of times tega amatwi nyine nta kibazo byumve millions of times ariko byumve decides bemeje ko that the M23 shall immediately cease hostilities igomba kwihagarika imirwano withdraw from Goma, Bukavu and all controlled areas ikava muri Goma n'ahandi hantu yafashe yego ikajya he where is it baribwe ati komeza cyungari yasabye this is stupidity actually nicyo cyereko ko no this is stupidity ariko abayobozi bari muri yana mahora babonye I call it stupidity stupidity let me tell you stupidity nibo ubona umva there is no will kugira ngo bakemure ikibazo kuvuga ngo withdraw why first of all to solve a problem you first have to understand its cause icyabiteye niki umva n'ibindi akomeza cause barahamagarira on the Rwanda Defense Forces to cease support to the M23 guhagarika guha ubufasha M23 and immediately kandi ako kanya withdraw from DRC territory without preconditions kuva ku butaka bwa Kongo nta yandi magana abantu rero barwaye no mu mutwe let me tell you why reka sobanura icyo kintu actually ashobora kuba ihuriro ry'abantu batarezona neza kubera iyema ariko barababonye uretse gato abo ndabaza actually reka nkubwire UN ni bande barimo UN twumve niba batarezona koko batarezona hera ku bateguye ibyo ngibyo they are myopically ubwabo birengagiza ibintu bazi iyo uvuga gutyo kankubaza ikibazo cy'amatsiko ariko bakwiye kubaza bariye ndashaka nsubize ku byo erega turimo turabwira abantu bacu sibyo we are not here to utaza kuva mu twisoferifu abantu turimo gusoma ibyavuye mu kanama k'umuryango w'abibumbye icyo turimo hano twebwe turi abanyarwanda kuri iyo ngingo rero kanyivugaho cyane ariko ntabwo turi byigomeye please mon frère ibyo ngibyo turi ku butaka bw'u Rwanda ndashaka gusobanurira abanyarwanda banabyumve ntabwo turi mu bintu bimeze no please ndashaka please guteze kuri ingingo baza witonde petit nako vie sibyo baza witonde itonde kuri ingingo isubiremo kwaza nyumve neza umva calls on the Rwanda Defense Forces to cease support to the M23 and immediately withdraw from DRC territory without preconditions. Icyambere ni kimwe aho bakisha ntabwo u Rwanda mbere na mbere rwemera yuko rufite icyo twakwita ubwirinzi what we call the defensive measure sibyo kandi byaragaragaye aba bantu bahereye kera n'ubisoma u Rwanda rukwiye kuvanaho defensive mechanism zo kurinda na mbere ibyo bibazo byose these people ntibashatse kureba impamvu yabyo aho Kisekedi yavugaga ati ndarutera ndakora ibi bagerageza no gutera ku Rwanda inshuro zirenze imwe reka nkomeze icya kabiri
u Rwanda kuvuga ngo ruha support M23 rwemera kozi yabo kuko rugirwaho ingaruka n'impunzi urumva z'abakongomani zimaze imyaka n'imyaniko hano bavuga ikinyarwanda buretse se gato ibyo rero kugira ngo bikemure kuvuga hari ya nyuma ivuga buretse ndaje ya nyuma nayo ndayizi reka nsubize kuri iki icyakabiri aba bantu barimo baragwa mu mutego wa Tshisekedi kubera iki ntabwo umuntu wese uvuga ikinyarwanda ari umunyarwanda period icyakabiri ndaza kumvisha Tshisekedi nabo babivuze oya nibyo gusobanurira iyo tufata ikintu turacyaneza twareba mu mizi izo ni point ibyo ntabwo ari ihame mo frère ni umwanzuro ku 2200 watowe kuri twebwe please ndashaka abantu babyumva ni resolution hakose kubera baza wumva rero kuri kubivuga gushyira amategeko ntabwo uzayatanga muri UN icyo ndashaka mbwira iyo UN sibyo yuko ubwayo yaruzinze focus ndashaka mbikubwire icyambere ni kimwe ntabwo ikibazo cyo muri Kongo cyakemuka binyuranyije n'inzira bavuze mu gika cya nyuma sibyo ariko bakivuze uretse se gatoya mu gika cya nyuma includinga ibiganiro by'amahoro mbere y'ibindi byose iyo ni precondition ubundi hagati yande nande hagati ya M23 na leta ya Kinshasa ntabwo ari M23 ntayiriho bariho ngo ubwo rero bakishe ubwo nibakomeza bahobagira